Abakristo Gatolika bari kidosezi ya Kigali n'inshuti zabo bari mu birori byo kwicaza ku ntebe y'ubushumba Arkiyepiskopi mushya ni nyiricyubahiro Musenyeri Antoni Kambanda usimbuye kuri uwo mwanya nyiricyubahiro Musenyeri Tadeyo Ntinyurwa ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru nkuko biteganywa n'amategeko ya Kiliziya Gatolika. Muri ibi birori byitabiriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, Musenyeri Antoni Kambanda yashyikirijwe ibaruwa ya Papa imuha ubutumwa bushya anahabwa inkoni y'ubushumba. Musenyeri Kambanda avuga ko muri ubu butumwa azashyira imbere bifasha abantu kugira ubuzima bwuzuye. Zaharanira kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza bwa roho. Iyo umuntu atekanye asabana n'Imana agira ubuzima bwiza. Hari indwara nyinshi zigenda zigaragara ko ziterwa no kubura amahoro no guhangayika. Niyo umuntu yaba afite ibyo kurya cyangwa imiti. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimiye Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru ndetse na Musenyeri Antoni Kambanda umusimbuye anamwizeza ubufatanye. Umukuru w'igihugu yashimye uruhare Kiliziya Gatolika igira mu iterambere ry'igihugu cyane cyane mu nzego z'uburezi n'ubuvuzi, asaba ko uru ruhare rwakomeza kwiyongera. Turashima uruhare Kiliziya Gatolika ikomeje kugira mu gufatanya n'Abanyarwanda cyane cyane mu gutanga serivisi zitandukanye harimo iz'ubuvuzi n'uburezi ku baturage bose. Ari nta kuvangura bishingiye ku madini cyangwa ibindi. Tubashimiye akazi keza mukora kandi turabasaba gukomeza ndetse mugakora n'ibirushijeho. Bumwe mu buryo bwo gukora ibyo ni ugukomeza gusangiza abandi inararibonye inzego za Kiliziya zifite. Perezida Paul Kagame kandi yanakomoje ku ruzinduko yakoreye Vatikani ku cyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika, avuga ko rukwiye kuba umusingi w'ubufatanye burushijeho hagati ya Kiliziya na Leta y'u Rwanda. Imyaka hafi 2 irashize nk'uko byavuzwe ubwo nageraga uruzinduko i Vatican. Papa mu kiganiro cyiza twagize haza ndetse kuvamo gusaba Imana imbabazi mu izina rya Kiliziya yose ku byo baba batarujuje neza mu myaka ishize mu mateka mabi y'igihugu cyacu. Iyi ntambwe ikomeye yatewe twese dusabwa kuyubakiraho mu bufatanye. Umukuru w'igihugu yanashimye umwuka mwiza urangwa mu madini mu Rwanda muri rusange, ashimangira ariko ko ubuzima bwa roho bugomba kujyana n'ubw'umubiri. Roho nzima igomba gutura mu mubiri muzima. Kiliziya isangiye na Leta inshingano yo guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda, bw'abaturarwanda. Ntabwo tuzagera ku Mana abantu batameze neza. Arkiyepiskopi mushya wa Kigali yashimye by'umwihariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kubera ibyo akorera u Rwanda na Afurika muri rusange, amwizeza ubufatanye muri izi nshingano nshya yahawe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mbonereho
aka kanya mbashimire kuko muri Imana yahaye u Rwanda na Afurika kubera ubwitange no guharanira icyatuma abantu bagira ubuzima buboneye. Bamwe mu mbaga y'abakristo gatolika bitabiriye ibi birori bavuga ko biteguye kongera imbaraga mu bukristo bwabo bagafatanya n'umushumba mushya bahawe. Ubutumwa twaherewe ahangaha icyambere twabonye n'ubufatanye bukomeye hagati ya Kiliziya na leta y'u Rwanda. Ikindi kirimo n'ubushake bugaragara ku mpande zose z'ubuyobozi kugira ngo umunyarwanda umuturage umukristo agire ubuzima bwiza ndetse n'iterambere muri roho rigende rikurikira ibyo byiza by'iterambere risanzwe. Musenyeri Antoni Kambanda w'imyaka 60 y'amavuko yari amaze imyaka hafi 6 ari umushumba wa diocese ya Kibungo, akaba azanakomeza kwibera umuyobozi mu gihe itarahabwa umushumba wayo bwite. Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru yari amaze imyaka 21 ari umushumba wari diocese ya Kigali. Jean Damascene Manishimwe i Kigali.